Umuriro watse hagati ya Reagan ndetse na Musangamfura Christian uzwi nka Lorenzo. Rugaju Reagan yateguje gushyira hanze Lorenzo yise Goregore. Uyu ni umunyamakuru usanzwe uzwi kuri RBA. Rugaju Reagan yavuze ko hari igihe kizagera agashyira hanze byose azi kuri Musangamfura Christian uzwi nka Lorenzo. Bakoranye igihe kinini kandi akaba amuzi wese, kandi kuva icyo gihe nta muntu uzongera kumuha n'amazi yo kunywa. Ndayishimiye Rugaju Reagan na Musangamfura Christian Lorenzo bahoze bakorana kuri RBA, ariko uyu nyuma aza kuhava nyuma yo guhagarikwa kubera bombi barwanye kuwa 26 Kamena 2025 ubwo bari kuri RBA hafi yawe, gahunda ya kwegereza radiyo Rwanda abaturage mu karere ka Karongi. Nyuma yaho byagiye bivugwa ko bombi badacana uwaka. Reagan yakuvuze ko Lorenzo yishimiye ifungwa rye ubwo RDF yakurikiranaga ibijyanye n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga muri APRFC, ariko nyuma yo gufungurwa kuri uyu munyamakuru bongeye kugaragara bari hamwe bamamaza ibikorwa bitandukanye. Gusa byasaga no kurenzaho kuko ihangana ryabo ryongeye kugaragara muri iki cyumweru ubwo byamenyekanaga ko Ngabo Robin wari ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rayon Sport yasezeye. Abakurikirana hafi ibyo muri ikipe bemeza ko ababyihisha inyuma ari abanyamakuru ba SKFM ndetse na Lorenzo ari uzamusimbura. Itangazo rya Rayon Sport ryamagana ibyatangajwe na Reagan kuri Radio Rwanda avuga ku irekurwa rya myugariro Serumugo Ali ritavuzweho rumwe muri igikundiro, byatumye icyari kibyimbye hagati y'umunyamakuru na Lorenzo kimeneka. Kuri iri tangazo ryarasohotse ku mbuga bwite za Lorenzo mbere y'imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport, byatumye benshi bemera ko ibyavuzwe byari ukuri, ko ari we wasimbuye Ngabo Robin nubwo yabyamaganiye kure. Muri live yakoze kuri Instagram ku mugoroba wo kuwa gatanu, Rugaju Reagan yagaragaje ko bitumvikana uburyo itangazo ry'ikipe ryabanza ku muntu utayirimo. Ati itangazo ryanditse atari ukuvuga ngo hari amakuru ndi kumva avuga uku, oya. Mfite itangazo rya Rayon ndirekuye saa 12:45 noneho Rayon Sport irirekuye nyuma y'iminota 5. Yongeyeho ko uyu mugenzi we bakoranye yise Goregore amuzi neza kuko babanye. Ati nta gishya, buriya agira utuntu tw'ubusazi, arisaza agacumba. Iyo umukanze gato ajya mu mwanya we neza, noneho habera umuntu w'umuswa agahita avuga ngo bamwinjiriye kuri Twitter ye, ahita asiba ibintu byose. Yongeyeho ati ni abantu bagenda bagatuka BNB kugeza ubwo Kastari ari we bagira ishya yihanangiriza kuri mikoro, bakataka Jarik bakamuvugaho, bakajya kuri Ngabo, bakajya kuri Leonidas Ndayisaba, bakajya kuri Mutangazaji Nkusi Denis, bakajya kuri Faustin Mugenzi, mbese ni ukumirwa. Uyu munyamakuru yashimangiye ko adacana uwaka na Lorenzo ndetse nawe yabigaragaje ubwo yafungwaga. Ati fungwa yarazi ko nzaherayo ndagaruka. Arakomeza, ndihanangiriza ndasaba ndavuga nti rekeraho. Hari ukuntu umuntu agenda akabona arakabije, rimwe ukaba wamusubiza ngo atuze. Goregore ni umuntu ugoye, ameze nka wa mubu utumva, rimwe bisaba ko umureka. Reagan yagaragaje ko yababajwe nuko Ngabo Robin afata nk'inshuti ye magara, imwitaho niyo arwaye, yashatse kugirirwa nabi no kwirukanishwa muri Rayon Sport. Ati ibyo umuntu agira ishyari nkari kuriya, ati reka afate Ngabo mwirukanishe ntwara umwanya we, none se bimaze iki? Namusaba ko yagarukira aho ahagejeje ibi bikarangira. Ngabo ni murumuna wanjye, twakoranye kuri Radio One, mukunda ankunda, ni wa muntu mba hafi nkabibona ko ari inshuti nyashuti. Iyo basezerera Ngabo mu mahoro ntacyo byari kuba bitwaye, ariko sinari kwemera ko bajya kumuhimbira ngo bamugire umuntu w'umusinzi, ngo wananiwe akazi, ngo bamuharabike. Nari mbizi ko bazanyibasira kuko ari ukugira ngo bacubye ukuri kutaravugwa.
Yavuze ko kandi nta muntu yagiriye inama muri iyi si nka Lorenzo, ndetse yagiye yitambika kenshi ku makosa yabaga yakoze muri RBA. Yongeyeho ko azashyira hanze ibintu byose amuziho ndetse n'igihe nta muntu uzajya amuha n'amazi yo kunywa. Ati igihe nikigera nzavuga ibintu byose nuko byagenze Kibuye, ibyatumye yirukanwa nabyo nzabivuga, nakomeza kunshotora nzashyira hanze akantu kose k'ibyabereye ku Kibuye, azajya kurikanwa kuri radiyo Rwanda. Niba radiyo Rwanda ikwirukanye, radiyo teni ikakwirukana, radiyo Rwanda yo ni nka kabiri mu myaka 3 ukaba umaze gukorera radiyo enye, bigaragaza uwo uri we. Niba hari umuntu wakuvuze nabi wagiye kubiregera. Umunsi navuga kuri Goregore nta muntu wakongera kumuha amazi. Goregore ndamuzi, nta muntu umuzi nkanjye. Mu bantu bose bakoranye na Goregore hari abantu 3 bamuzi kurusha abandi, abo ndimo. Ndatekereza ko ibi bintu twabireka bikarangira. Kuri Sam Karenzi ukorana na Lorenzo, Rugaju Rigane yagize ati Sam ni mukuru wanjye, nta kibazo nagirana nawe. Ntibyatinze Lorenzo yarisobanuye. Mu kiganiro yagiranye na Rugimbana Theogene wakoreraga kuri live kuri TikTok, Lorenzo yavuze ko atabona akazi muri Rayon Sports kandi umuvugizi w'iyi kipe Gakwayo Olivier batavugana. Ati Gakwayo duhuye ntansuhuza kuko ntumvikanye nawe ku mvugo yo kwita abakinnyi ba Rayon Sports abaswa. Umuntu uvuga ko bampaye akazi ni ugushaka kunyangisha abantu, ariko ibi mbicamo nkabisohokamo nemye. Ririya tangazo ryaciye mu matsinda ya WhatsApp nari maze gushyira kuri konti yanjye iby'umunsi wa radiyo. Ngiye kureba ndibona kuri konti yanjye nta yandi magambo ariho. Ryageze ku mafoto yanjye rivuye mu matsinda ya WhatsApp, ndibonye kuko nari ntararisoma ndarisiba. Nibwo navuze ngo bashobora kuba banyinjiriye kuko sinari nayishyizeho mbishaka, sinari nzi ko ari ukuri. Birashoboka ko nibeshye nkarishyiraho. Byari kuba ari ikosa iyo ndishyiraho ari ibihuha, ariko ryari ryo. Ibyo si byo umuntu yaheraho avuga ko ari jye waryanditse. Gakwaya yatubwiye ko Wasiri ari we uri gukoresha imbuga za Rayon Sports. Lorenzo yashimangiye ko aziranye na Rigane ku buryo abizi neza ko ibiri kuba ari ukumuteranya n'abantu. Atarabizi ko n'uwampa akazi muri Rayon Sports ko gukoresha imbuga nkoranyambaga ntakemera. Ushaka kunyangisha abantu abikore.